Na yaragiye mu cyumba yisigaho muri bi ukure buragikuta ubwoko bwanje bw'Abisirayeli. Amen. Imana ihawe ishobora tore. Haleluya. Bakayaba kurira muntu yigeze kwandika kera habayeho burya kunyoza umutunzi. Mana bana baravuga ngo ya ariko kwa Yesu kamutunzi gukora. Haleluya. Harutu mamaza muri mali chwa. Kwa Yesu hari ubutunzi. Kwa Yesu hari ubuzima. Kwa Yesu hari amahoro. Kwa Yesu hari icyubahiro. Ndushaka ubutunzi. Ubutunzi bukora. Uri kwa Yesu. Kuko nawe mu mazi. Yesu tumurebera mu bane wacu. Tunamurebera mu mugabo Yesu. Ntabwo tumenya igisubizo cyawe Yesu akiruzi. Kama tugira ibibazo, abazi tuzizira ibibazo. Mana shimwe. Hari inzira y'ibibazo cyane. Kiba kiri muri uyu mugabo wicaye hano. Kandi biramutubana n'amakuru. Niba kuri. Hamakuru. Ariko afite igisubizo cyane. Niba Yesu azanyuzamo, shira mu mapasiteri mu 200. Kandi ibyo narindi. Akabinzana. Narana gatoka mpamagara Imana mama. Ndagushima ko mwe mwivare y'abantu. Ndakubonye. Mbonye neza yawe. Mbonye imbaraga zawe. Buranyumva ushime ko wumva. Ne mama ndimo nkunda bankunda. Kandi babwiye ko gukunda Yesu ari gukunda uwo wicaye. Ari gukunda umwanzi wawe. Ari gukunda uwo ari we wese. Kuko niho tugaragaza urukundo rwa Yesu. Urukundo rwa Yesu turugaragaza mu gusirimba. Urukundo rwa Yesu turugaragaza mu kuririmba neza cyane. Urukundo rwa Yesu turugaragaza mu cyo dukora, mu cyo tuvuga. Haleluya. Hari ijambo tunakunda kuvuga, tukavuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo dukunda abanzi bacu. Yego, siko bivuga. Ariko ugasanga bavuga ngo mfite mu wandoze cyane ngo batume ibintu byanjye bitagenda neza. Ubuzima butagenda neza waramwikoreye ntimwikorera Yesu. Waramuhetse uwo muntu uramufata umushyira muri wowe. Uramugenda usenga nayo 3 umufite, usenga nayo 5 umufite. Mushyira hasi ufate Yesu. Yesu arakugenza neza byose.